Thank you so much. Mwenye kwirirwa abashuje ya bwa mbere duhuriye muri inzu yacu y'umupira Ferwafa, ngo ni na press conference ya mbere tugiye gukora kuva tumaze iminsi 61 dutowe kuyobora umupira w'amaguru mu Rwanda. Impamvu iyi press conference cyane mu kugira ngo tubamenyeshe bimwe mu bitekerezo byo kupostinga amakipe aba muri Sudan, which I'm hereby going to welcome the representative of Al Merreikh and the representative of Al Hilal, sorry. Bari hano mu Rwanda baje kureba uko bakwitegura kugira ngo bazaze muri shampiyona yacu. Ikindi tukumwe na Perezida wa Rwanda Premier League muramenyereye cyane kundusha, kugira ngo tuganire kuri iyi point cyane dutange amakuru uko ameze, namwe nk'abanyamakuru bibafashe kutajya gushakisha amakuru ese bataduha amakuru arambuye. Itangazo risohoka rya Ferwafa hari byinshi bitavuga, ndetse mukanamenya niki bisabwa kugira ngo habashe kwakirwa ikipe cyangwa se amakipe yandi akinira mu bindi bihugu cyangwa se mu kindi gihugu abashe kwemererwa kuza gukina muri shampiyona yacu. So mbere ko tujya muri detail, bikambanze me Perezida wa Rwanda Premier League n'ababaha ikaze, hanyuma tuze gufungura tunaganire n'ibindi mushobora kuba mwifuza cyane mu bijyanye na competition, ariko bashishikariza ko mu gihe kiri imbere tuzongera tubahamagare tongere tubabwire mu mirongo migari ibyo biteganyiriza Ferwafa mu gihe kiri imbere. Uyu munsi yaba ari press conference ngufi ifite intego, ariko ubutaha tuzabahamagaza tubaha ishusho rigari y'umupira w'amaguru wacu aho dushaka kugana. Arakoze Perezida ko mu mwanya yagiye muri aka kanya, ndagira ngo nanjye mbasuhuze kandi mashimira uburyo mwitabiriye uru rugo turimo nk'urw'umupira, ariko nanjye ubu ngubu Perezida Ferwafa yantumiye kuko aha ni mu rugo iwe, ariko nanjye dukorana namwe umunsi ku munsi, dushinzwe competition y'icyiciro cya mbere. Nanjye ndagira ngo mbifurize ikaze kandi mbizeze ubufatanye, ariko nanjye nizere ko inkunga yanyu izahora iteka. Abashyitsi nuko yababwiye rero turabishimiye, ariko wenda nibiba ngombwa ko hari ibyo mumubaza nka Perezida muramubaza, ibindi nanjye ndaza kubisubiza bindeba. Murakoze, tugire ikiganiro cyiza. So just a brief, ikibazo kitaraza ubwo mwaza kubaza ibibazo nyuma. Hashize ngira ngo ubwa mbere ibyumweru bigera kuri 3 twabonye ubusabe bw'amakipe 3 yo muri Sudan yifuza gukina shampiyona yabo hano mu Rwanda. Amakipe Al Hilal, Al Merreikh, Al Hilal, uko bose bagiye bandika buri muntu ku giti cye. Ferwafa murabizi ko tumaze nyamuri n'umwaka wa 3 duha ububasha league yo gufata decision mu bijyanye na competition y'amakipe ajya muri D1. Twebwe ubwacu twandika ndetse n'abashinzwe competition twandikira league kugira ngo ibashe gukora kugenzura niba bishoboka mu buryo buri technique
cyane cyane ko ari byo basabwa, hanyuma natwe tukagenzura mu bijyanye n'amategeko abasha kwemerera iyindi kipe kuza gukina mu gihugu cyacu muri shampiyona. So process ya mbere ligue yarayikoze. Ligue twemera ko naho tumaze gukina journée icyo gihe zarenye weekend baye journée 5, bashobora kureba kwa juste calendrier yabo mu gihe aya makipe abashije kwemererwa kuza gukina muri shampiyona y'u Rwanda. Ubwacu twasubije aya makipe tubabwira ko bemerewe kuza gukina, ariko ko ari ibindi bisabwa kugira ngo ubusabe bwabo buzure 100%. Icya mbere ni ukugira Federation ya Sudan aho bakomoka ko nabo yabibemerera. Bwa kabiri tugasaba CAF ko ex-member ya CAF nayo yabasha kondosa ubwo busabe, hanyuma CAF ikabishikiriza kuri Ferwafa for ratification. Ariko ni process ishobora gukorerwa icyarimwe kandi zikihuta, cyane cyane ko twe nta mwanya dufite, nituba turangije mu rugero ale byatugora kugira ngo babashe kuza. So ubu aho tugeze baradushubije bamwe mu nyandiko batwemera ko izo process bagiye kuzijyamo. Izindi kipe ebyiri zari zisigaye nabo batwemerera ko barimo kubikora. Kubw'amahirwe kugira ngo ni ibintu bihuriranye, Perezida wa Federation ya Sudan azaba ari mu Rwanda guhera ejo, aho aje kwitabira amahugurwa y'ibihugu bimwe na bimwe biba byatumiwe na FIFA gukora amahugurwa ajyanye na governance hano mu Rwanda. So tuzaganira nabo by principle, basa naho bavuga ati nta kibazo, ariko nabo barareba iwabo niba nta zindi mbogamizi byatera. Ubu nuko bihagaze, kugira ngo turagenda communication yacu iba amakuru ko agenda ajya imbere. Ariko icyo dushaka kubamenyesha abahagarariye amakipe yabo cyangwa se bamwe mu representative bari hano batangiye gusura, batangiye gushaka aho amakipe azaba atuye cyangwa se bazaba bacumbikiwe muri iki gihe cy'iyi season yacu. Kuri twebwe byabona ikintu cyiza cyane. Icya mbere uko u Rwanda tugira umuco wo kwakira cyane cyane Abanyafurika. Icya kabiri muri vision cyangwa se na principe za FIFA aho bita ko football unite, umukino w'umupira w'amaguru uhuza ibihugu, uhuza umuryango, uhuza ibintu byinshi bishoboka, ndetse kugira ngo ugiye no hirya ahari amakimbirane, ikintu cyonyine gishobora gutuma abantu bicara hamwe umupira w'amaguru urimo kandi bakishima. Ubwo reka n'ijambo Haji nawe ko ari we uyobora Rwanda Premier League, nabo babwira process baciyemo ndetse na condition bumva amakipe yose aramutse yemeye kuza gukina kandi akaba yujuje ibisabwa bindi, uko babasha kuyakira mu buryo bw'itekinike. Murakoze cyane.